Muraho neza nshuti zanjye ba pioneers. Hashize iminsi igera kuri 4 yonyine Pi Core Team iduhaye update kandi update ikomeye cyane, aho bagiye ku rukuta rwabo rwa X badushyiriraho iyi post. Muri iyi post nta kindi kintu bashakaga kudutangariza, nta kindi kintu bashakaga kutubwira uretse ko bari barimo batubwira ko bamaze gushyira hanze Pi Launchpad kuri testnet. None se Pi Launchpad ni iki, bisobanuye iki? Nicyo kintu turi buze guheraho. Ariko se reka tubanze twibaze iki kibazo. Ese kuba bashyizeho Pi Launchpad kuri testnet byaba bisobanuye ko Pi igiye kuba platform yuzuye nka Ethereum? None se kandi ibi bishobora kuzamura igiciro cya Pi? Kandi se nanone ibi ni iki bishobora kumarira aba pioneers basanzwe nkanjye nawe? Nyemerera dutangire tubisobanura neza, ariko icyo usabwa ni ukureba iyi video kugeza ku musozo, kuko nureba iyi video kugeza ku musozo mu by'ukuri nibwo uri buze gusobanukirwa neza Pi Launchpad ni iki, izadufasha iki, izafasha iki Pi Network muri rusange. Reka dutangire tubanza kureba Pi Launchpad ni iki. Pi Launchpad ni systeme nshya igiye kugifasha imishinga mishya cyangwa project nshyashya za cryptocurrency kuba zagira aho zitangiriza tokeni zazo imbere muri Pi Network ecosystem. Mu magambo make kandi yoroshye, ni ahantu startup za crypto zizajya zitangiriza tokeni zazo zikoresheje Pi. Reka nkuhe urugero rwumvikana. Bitewe nuko Pi ifite abantu benshi bayizi kandi bayizera, hanyuma iyo hari crypto project ishaka gutangira ikaba ifite ikibazo cy'uko ari n'abantu bayizi, ni ngombwa ko ireba crypto project zagafashe cyangwa zamenyekanye zifite Launchpad, zikaba zayisaba kuba zatangiriza iyo tokeni yabo aho kuri iyo Launchpad. Ethereum ifite ama Launchpad menshi cyane, ndetse Pi nayo iri kwinjira muri ubwo buryo. Reka nkuhe urundi rugero rwumvikana neza. Hashobora kuba hari nk'umuntu ushaka gutangiza YouTube channel izajya ivuga ku bintu bya cryptocurrency, cyangwa se izajya yigisha abantu uburyo bashobora gukorera amafaranga kuri internet. Uwo muntu ushaka gutangiza iyo YouTube channel akagira ikibazo cyo kuba n'abantu bamuzi, ashobora kuba yaza akanyegera ati nukora video uze kuvuga ko hari yindi YouTube channel igiye gutangira izajya ibagezaho amakuru cyangwa se uburyo mwakoresha mugakorera amafaranga kuri internet. Of course nubwo mfite aba subscribers 200,000 bose nago bashobora kuba bagenda ngo basure iyo YouTube channel, ariko byanze bikunze hashobora kuvamo abantu 100 cyangwa se 50 bashobora kugenda bagasura iyo YouTube channel cyangwa se bakanakora subscribe, uwo muntu agahita abona abantu mu buryo bworoshye. Ariko ndamutse mbaye mfite nk'aba subscribers 100,000 hashobora kuvamo nk'aba subscribers 1000. Rero Pi Network ifite aba pioneers benshi cyane babarirwa mu mamiliyoni. Rero birumvikana ko kuba bagiye gushyiraho Launchpad bizafasha indi mishinga ya cryptocurrency ishaka gutangizwa kuba yaza igatangirira aho ngaho, kugira ngo duhite tuyibona mu buryo bworoshye. Nk'uko Ethereum buriya nayo navuze ko ifite Launchpad zituma token nshya zisohoka, Pi nayo rero irimo kubyinjiramo. Ibi bivuze ko Pi itakiri coin yo kumayiningwa gusa, ahubwo igiye kuba platform yuzuye. Hanyuma reka turebe ni ukubera iki bahise kubishyira kuri testnet, kubera iki batabijyanye kuri mainnet. Pi Core Team ni yahise ibishyira kuri mainnet. Hanyuma ni iyihe mpamvu yatumye batabishyira kuri mainnet? Ni ukubera ko abenshi mu ba pioneers ari bashya muri web3 batari bamenyera uburyo token launch zikora. Iyi ni nayo mpamvu yatumye test token ishyirwaho, ariko ari na gaciro ifite. Ngire ngo murabizi neza ko buri mu pioneer wese ugifungura Pi ahabwa Pi coin zigera ku 100, ariko ziri kuri
testnet zidafite agaciro, mu yandi magambo aho ushobora kuzigiraho kohereza, kwakira, nshobora kuba nazikoherereza zikakugeraho ariko nyine nta gaciro zifite. Rero bazishyizeho kugira ngo abantu babanze bige mbere yo gukoresha amafaranga ya nyayo, kugira ngo nuzakorerwa migration ugakenera kuba wakohereza payi zawe za nyazo uzabe ufite experience, kuko baguhaye payi 100 kuri testnet ugomba kwigira kohereza. Iri ngiri ni nkuko abarimu babanza kwigisha abanyeshuri mbere yo kubaha ikizami, kandi nuza gusoma iriya posti uraza kubona ko izaba ikoresha, ubwo ndavuga iriya launchpad, iriya payi launchpad izaba ikoresha icyo bita payi RC Design 1. Ibi ngibi ni amategeko mashya agamije fairness, agamije community participation, agamije gutanga amahirwe ku bapioneers bose, cyangwa se mu yandi magambo ntago ari abantu bake bafite amafaranga menshi bazabona tokeni zose, ahubwo community niyo izajya igira uruhare runini. Mubizi neza ko buriya kugira ngo abantu babone tokeni ziba zabaye launched kuri launchpad nuko bazigura, ntago ari mining ikora, ahubwo bashyiraho tokeni. Niyo mpamvu rero bakenera kuba hari ahantu bashobora gushyira iyo tokeni ishobora kubonwa n'abantu benshi, kuko kuri launchpad tokeni bashyira kuri launchpad ziba zigurwa. Ariko rero Paycoa team yavuze ko iyi payi launchpad izajya ikoresha uburyo bwitwa payi RC Design 1. Ubu ni uburyo buzatuma umuntu uzabona tokeni nyinshi atari umuntu uzaba yashyizemo amafaranga menshi yaguze tokeni nyinshi, ahubwo n'uburyo butanga amahirwe ku buryo niyo waba ufite amafaranga make ushaka kugura kuri izo tokeni bashyize kuri launchpad ushobora kuzabona amahirwe menshi, kandi n'ufite amafaranga menshi akabona amahirwe angana nayo ufite amafaranga makeya. Hanyuma ubwo buryo buzajya bukoreshwa kuri payi launchpad bwitwa payi RC Design 1. Ni gutyo buzajya bufasha buri muntu wese, yaba ufite amafaranga menshi cyangwa se ufite amafaranga make. Hanyuma reka turebe impamvu ibi ngibi ari ikintu gikomeye cyane. Reka turebe impamvu iyi payi launchpad ari amahirwe akomeye cyane. Mbere na mbere mubizi neza ko payi yari app ushobora kugenda ukamininga payi gusa, cyangwa se yari mining app gusa, ariko nyuma muzi ko bongeyeho uburyo aba developers bashobora gushyiraho app. None ubu ngubu bashyizeho n'uburyo payi ishobora kuba ecosystem, aho aba developers bashobora kubakamo app, ndetse uretse no kuba bakubakamo app bagiye gushyiraho cyangwa se bamaze gushyiraho n'uburyo abantu bashobora kubakaho token. Ni ibintu byumvikana ko project nyinshi zizifuza kuza gutangiriza token zazo kuri launchpad ya payi. Iyi ngiyi ni logic yumvikana, kuko payi ifite umubare munini w'abakoresha, kandi buriya iyo ushaka kwamamaza ureba umuntu ukurikirwa n'abantu benshi akaba ari we ukwamamaza, nibwo ibikorwa byawe bigera kuri ba bantu benshi. Rero project nyinshi nizitangira kuza gutangiza project zazo cyangwa token zazo kuri payi launchpad, bizatuma payi network ikomeza kujyamo abantu benshi, bitume aba developers bubaka app nyinshi, network itangire kugera ku bikorwa byinshi. Kandi buriya muri cryptocurrency iyo activity ari nyinshi kuri blockchain, nicyo gituma iyo blockchain igira agaciro, bigatuma native coin y'iyo blockchain igira agaciro. Rero native coin ya Pi blockchain ni Pi coin. Uko Pi blockchain izajya ikorerwaho ibikorwa byinshi, bizajya bituma demand yiyongera. Uko demand yiyongera bitume n'igiciro cya Pi kizamuka. Hanyuma reka turebe ese ibi ngibi bishobora kuzamura igiciro cya Pi.
buriya rero nakubeshye Launchpad ntago izahita izamura igiciro cya Pi ako kanya. Oya rwose ntago nshobora kukubeshya ngo nkubwire ko Launchpad zigiye guhita zituma Pi igera ku kwezi, ariko hari ibintu bitatu iyi Launchpad igiye gutuma bibaho. Icyambere, Pi Launchpad izatuma utility yiyongera, izazana aba developers benshi ndetse inatume Pi ikoreshwa cyane. Ibi ngibi iyo byiyongereye bituma na demand yiyongera, kandi uko demand yiyongera ni nako agaciro ka coin gashobora kuzamuka gahoro gahoro. Hanyuma se niki aba pioneers dusabwa kugira ngo to making sure ko turi mu murongo muzima? Buriya ikintu aba pioneers dusabwa cy'ingenzi cyane, icyambere ni ukumaking sure ko wapasinze KYC, kuko Pi Core Team ivuga ko umupioneer wuzuye ari umupioneer wamaze gupasinga KYC, aho umwirondoro we uri verified kubera security. Hanyuma ikintu cya kabiri usabwa ni ugukomeza gukurikirana update, ugakurikirana amakuru yizewe, ukirinda ibihuha, ukirinda umuntu ukubwira ko Pi ari scam, ndetse ukirinda n'umuntu utuma we expectinga ibintu byinshi. Umuntu uzaza akakubwira ko Pi igiye kugira ku giciro cya GCV azaba nawe ari kukuroga mu bwonko, kuko azatuma we expectinga ibintu ejo cyangwa ejo bundi nibitaba utangire kuvuga ko Pi ari scam. Icyo usabwa ni ugupasinga KYC, icyo usabwa ni ukujya ukurikirana amakuru kandi amakuru yizewe. Icya gatatu ukwiye gushyira mu mutwe ukagikurikirana nk'umupioneer niba ushaka kubona benefit zidaturutse mu kumayininga Pi, ni ukwiga uburyo Launchpad zikora kuri testnet. Bitewe nuko zira Launchpad bazajya bashyiraho tokens, tuzigure ziri ku giciro cyo hasi, hanyuma tuzigurishe zarageze ku giciro cyo hejuru. Iki ni ikintu ukeneye cyane, ariko nanone ukamakinga sure ko wapasinze KYC, ukamakinga sure ko ukurikirana update, ndetse ukiga n'uburyo Launchpad zikora kuri testnet, kuko abazumva ibingibi, abazumva uko testnet zikora mbere, nibo bazabona inyungu mbere. None se wowe ibingibi mu by'ukuri ubitekereza hiki? Ese Pi Launchpad ishobora guhindura future ya Pi network? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ubundi niba ushaka update za Pi zihutse kandi zisobanutse, kanda like, ukande na subscribe, ndetse iyi video niwibagirwe no kuyisharinga ku nshuti zawe. Ndaje mu kanya twongere tuganire kuri Glass Airdrop, hari update baduhaye ndaje nyibasobanurire, hanyuma ubwo nyine turabonana mu kanya. Reka mbe mvuze ni Imana ibarinde, turabonana mu kanya gato. Ciao ciao.